Are you still isugi? mbere agomba kuba ari umuntu usenga utinya Imana. Kabiri ankundira uko ndi. Cya gatatu azi gukora. Mbabarira. Umuntu ashatse kukuvura akubabarire. Ubuvuzi bwawe nabwanze ngahusubira. Umwana nayiguhaye nayitekereje. Subirana. Amabyi wampaye. Byihumurize wumve. Ndetse wandeka Gutanga umuti ukanakubitirwaho. Njye wampereye uziko nakoroheye kugira ngo ndimo ndakina nawe. Uziko mubaza n'ukuri ko Imana amaze kuba umusazi. Ni buriya none se Hello guys, hello my beautiful people. Mirana ugarutse kuri Nana 250 TV show. This time na bintu by'amaprank, na bintu by'amagame. It's just chilling with my big sister. Yeah. So guys, hari ibibazo twifuje kubaza nyange n'umuvandimwe wanjye. Turavuga ati why not tabikorera kuri kamera, just nyine gutyo nyine. Hari ibibazo by'amatsiko ashobora kuba ajya ngiraho gusa nyine atinya kumbaza, avuga ati nabonana nabimubaza iki n'ibiki, nanjye hari nk'ibyo mba numva namubaza, ndavuga ati okay, why not tutakora ikiganiro tubazanya ibibazo by'amatsiko ajya ngira kuri njyewe, nanjye ibyo nshobora kuba mugiraho by'amatsiko ntasanzwe mubaza akaba nabimubaza. Ese ubu noneho ufite ibibazo ko mbona urwo rutonde rwari ibisazira. Njye nayo nabyanditse he mbaye ndebe ibibazo byawe koko Mana yanjye. N'ikintu wenda yaba ashaka kuvuga wenda ku bijyanye n'iki se, harya ku bijyanye n'ubuto bwacu. Ushobora kuba wibuka nawe narakoze kikagusetsa, nanjye nshobora kuba nibuka warakoze gisekeje, nyine cya kintu umuntu atajya yibagirwa ukaba wakinyibutsa nawe nkaba nakwibutsa ibintu ngibyo guys. So let's start, reka dutangire turebe ibyo ari byo. Banza mbaze nkabaza yatunze dutera story zo mu ubwo ushaka konsebya mu bantu wacu banza ko barirwa barabizi mubizi ratakarirwa nabwo barirwanye yaramutaga nkarira nk'akabebe, murabyumva rero si iby'ubu ngubu. Si ibyo ngubu se ubu ndagukubita ku Mana yanjye. Wowe uziko mu mbaga n'ubutugiyemo ntakoraho. Guys, reka mbabwire ukuntu nari naragowe. Nuko ibi bintu cyetse ari nka mama hari akabivuga. Ukuntu nari naragowe. Uyu nguyu ni umwana wa mbere wo mu rugo, njyewe ndi uwa kabiri ndamukurikira. Noneho mfite na musaza wanjye uri inyuma yanjye. Nari naragowe gute? Uyu nguyu yanyiyenzagaho tukarwana akankubita. Noneho naba nyiri kurira n'umurikira akaba arankubise w'umuhungu. Wumva ukuntu naragowe. Kurwana n'abantu babiri ku munsi namwe murabyumva. Bose wishakamo imbaraga zo kubakubita bose. Guys, reka mbabwire si imikino yose narabakubitaga. Ari ngo namukubitaga. Ari umuhungu nkurikira cyo ko ngubwo yanyica ntabwo namubaza, ariko ntabwo naramukubitaga. Ibaze ko na mama yambwiraga ati wabampaniye. Kuko meza wigira ibyo ngibyo ngo uretse ngo wamumfashije. Ubeshya. Ndikubeshya. Ndabutse kandi byo muri telefone ruvanga uri murabeshya. Ndikubeshya se kuko nabakubitaga kandi uko nabakubita nyine usibye ko ntakirwana kubyara ubwana. Kera siko nari nanafite imbaraga ubu ngubu hari izo nyigirira nazemo asundi ibyo tubigiyemo gute. Tubazanye ibibazo. Ntabwo nigeze ndwana nta n'imbaraga ngeze simubibona ntazo. Nasukura he? Ntabwo babibona. Ubishimira ku isura. Iyo mugore Mana yanjye Linda. Sorry, songa rero utangira umbaza. Ngiye gutangira kukubaza. Icya mbere ntakubaza ibyo ntanditse.
ni iki cyaba cyarakubayeho mu buzima bwawe ukavuga ati shati umva aho ndasebye inzira najyanyemo amarira amazi ubwire kiba cyangwa wumva ndasebye ese ntacyo uzi se ntacyo nzi nyine guhera aho wiga segonderi kandi ariwe watumye nseba gukiza ukanye kwibutsa ibuka igihe nari maze iminsi ndwaye noneho icyo gihe wari wajyanye na mama gusenga ariko mfite abashyitsi bari buze kunsura harimo agahungu kari gasigaye kantereta ntabwo ntabyibuka se noneho mana yanjye gusa abantu barafata bate noneho reka mbabwire aza uwo muntu bazanye kuba uri gutereta umukobwa ukaza kumusura ubizi ko arwaye ukaza nta n'ikintu uzanye niba nagira ngo mfite imico mibira aba ari imico mibi namwe muri kubyumva ariko nari nyiri n'umwana byanze ibyo kubeshya bagutereta ukiri muto ibintu nk'ibyo ngibyo umuntu agufitiye crush ibintu nk'ibyo so uwo mutipe we yaraje noneho ubwo twari turi kuvugana uyu nguyu aranyandikira arambaza ngo none se ngo yakuzaniye iki ndangije mba ndamwandikisha ibintu namwandikiye byo ntabwo ndi bubivuge gusa icyo mumenya cyo kuko urumva umuntu yakomezaga ampamagara andangisha mu rugo nyine ko bari baje kunsura mu rugo noneho rero ubwo nimero zabo zarakurikiranaga no kuri message ni kuri sinibuka aho na textingiye ndi prayinga nyine ibyo yarambajije navuga ati sha wahura n'iki ko baje bari babiri ntabwo ibindi bivuga nyine narasebye nyine nsanga umuntu ndi kuvuga deja niwe ndi kwandikira message kandi twicaranye nzi ngo ndi kwandikira ngo mana yanjye mva arangije arandeba mbwira agaciro arambwira ngo ese ngwirindira basi ukarangwa n'ibyo umuntu nyuma yari bukore ngo ibintu nk'ibyo ngibyo nicyo kintu cyansebeje nyine kwandika ku muntu ndi kumuvuga ngashiduka rero nabyoherejeho ibyo byuvuze n'umukuru nanjye ndabyibutse nicyo kintu wasebyeho mu buzima nyuma nshaka no kugitekereza kiriya gihe cyo kuba narasebye byose nahise mbura aho ndeba umva ntibongere no kumvugisha birangira it's my turn kamubaze nanjye kamere kuri iki ngiki kandi ugomba kugisubiza kitagora kitabuze habaye ikibazo iki kibazo kirakugora habaye ikibazo hari mama agize ikibazo hari umugabo wawe mwashakanye agize ikibazo hari umwana wabyaye agize ikibazo bose bagize ikibazo mu gihe kimwe ninde wumva uzabanza gutabara se yego nyine mu gihe muri bose bagira ikibazo igihe kimwe kandi igishoboka ari ugutabara umuntu umwe ninde uzatabara ikibazo rero kirakomeye cyane nzabatabara kandi niho n'igisubizo cyane ntabwo ndi bugisubize njye nawe ntabwo ndetse ko tutari mu bunyamakuru wenda ngo ngura umutumirwa natumiye bimwe bakubaza ngo ibyo nta kintu nshaka kubivugaho ngibyo bikareka njye nawe sinzi ngo nta kintu nshaka kubivugaho uko mbyumva ngewe ntabwo bikunze ko bose batabara bugata bose nzabareka bapfe naho kubatabara bose kuki se wumva nzabareka bagapfa nuko kubatabara bose ufitemo choice n'imwe ubwo nyine uwo nzageraho nyuma ubwo nyine ubwo nibwo byaba byanze ko bose nzabatabara igisubizo cyanjye uzaheraho mbere n'uwuhe ujya ku kindi kibazo bose nzabatabara uzaheraho mbere n'uwuhe njye ngiye kukubaza urabona ibintu biri fair ni ukubazanya ibibazo by'amatsiko wifuza ko njye nanza no kwishyiramo ndabetse ko njyewe wampitamo ndi uwa nyuma ugatiriye rero niba wiyumvamo gutyo ubwo n'umwuka rero agusobanurire ibindi byose umwuka kwegera gusanga agusobanurire njye nakubwiye bose nabatabara second question ngiye kukubaza
ikibazo kindi ndimo ngiye kukubaza. Ukuntu uri kundeba. Are you still isugi? Nesoni cyangwa are you still isugi? Yes. iyo ni privacy y'umuntu. Ngaho nyumvise nanjye wabanza kunsubiza. Njye ntabwo usubije nasubiza uko ubyumva yego cyangwa oya, yes or no. Ibyo se ndabibabwira bara ngo babimaze. Nise twavuganye ngo tugiye kubazanya ibibazo by'amatsiko. Ndodo. Igeze n'abandi sugi naba ntariyo ibyo ntacyo byafasha bari abantu badukurikiye. Okay. Ubwo mwabyiyumviye ariko namwe umwuka basanzwe basobanuriye. Of course I'm still ready. Umva ibyo bibazo uri kuzana siko numva bitangiye kurengera. Dore icyo ndumva wanze kugisubiza ukamubaza ni kimwe igisubizo ni kimwe muri ibyo ngibyo gusa icyo nababwira cyo I'm still warm, I'm still ready. Njye nabasubiza ntabwo ndi nka bebe. Tangiye kubona ingurutsi ziza muri comment ngo umva abasore ni mu cyangwa guturakinga nkagera aho uri. Twakoreye turi benshi. Baniza n'Imana rimwe. Arida wakikora iwe yewe uski uri kuvuga abantu bajya barisere cyara uze aba bantu nabo ibintu byose babifata. Ngaho baza nk'iyo mikino buri ati nakubaza ikindi kintu kimwe bazi. Okay. Ikindi ese ngiye kubaza ese wumva uzashaka ko byenda kose nta muntu biba nyine atari inzozi ko ari umugisha kugira urugo. Ese umuntu wifuza kuzubakana nawe ni ibiki wumva nyine agomba basi kuba yujuje nyine umutipe w'abantu ubwo ati ibi bintu ntabwo agomba kubibura. Oya subiza ati atabifite nta kintu twavugana. Byaneranya n'abantu. Oya ugakora catalyst yikize ugomba kugendera ku mutipe. Okay. Mbere agomba kuba ari umuntu usenga utinya Imana. Kabiri ankundira uko ndi. Cya gatatu azi gukora. Wow. Hari ibindi zikora kandi anansumba. Yirabura ari inzobe. Ko yaba ameze kose arongi Kenya Inyarwanda mu diaspora. Ananke. Cyo yaba ari cyo cyose kabisa. Haba yaba ari umuganda umukongomani. Haba yari umukene. Ntabwo yaba ari umukene kuko navuze ko nshaka uzi gukora. Reka nkokorera akantu gatoya. Mane ntukangire ikigori imbere y'abantu. Jesus. Umva kari agaciro uzabikate. Bamubwira. Ndacyakomeje gukamera. Mane ntibasariye kuri kamera. Umva wambwire. Mane ibyo bitandukana nyuma babarira ibyo bintu bavuza nabo bagiye. Okay.
Okay, it's my turn to ask you a question. Please, mba nivugishwa icyongereza ndashoboye. Ndi umunyarwandakazi. Igikisi. Twagiye. Next question. Nka murumuna wawe. Uburyo ndi kuja kukibazamo ndikumva bitari kumakinga sense. Okay, ni iki reka ni igiki mu myaka umaze ushatse ngarutse mu rushako rwawe uranyica ni nk'ikihe kintu nyine cyakugoye uvuga ati iki kintu cyarangoye kandi ndabizi neza yuko na murumuna wanjye bitewe n'ukuntu muzi ndabizi ko kizamugora ukimbwire nzagende ndi tayari. Uzagenda uri tayari. Ikintu cyangoye ni ikihe? Okay. Ikintu cyangoye urumva nyine iyo uri mu rugo iwanyu nyine urabyumva yuko hari ibintu nyine biba bitakureba ngo barateka ngibi ngo lance ngo nijoro ngo ibintu byumva biba bigoye bya hatari. Rero nicyo kintu navuga ko cyangoye mu rugo kumenya ngo mu gitondo breakfast lunch nijoro ejo icyumweru kigashira nshuti yanjye ibyo bintu birakugora uko waba umeze kose ukigera mu rugo. Icyo kintu nyine navuga ndacyahatari cya danje. Ijoro n'aba nta kizangora kirimo. Kizakugora ngo saa sita murateka imvange nijoro murateka umuceri gitondo muranywa igikoma. umenye nyine yuko bari bunabikunde. Kubikunda ku ngufu nakundi. Nta ku ngufu nyine ukamenya ko wabiteguye wowe neza ko nta muntu uri kubangamira muri urwo rugo. Urangwa bose bari aho ngaho. Ibyo byo ari muri Brenda show. Brenda se yagufashije. Ntabwo ingo zose nyine zisa. Urata aho ngaho ufite akagift. Ufite gift mu rugo rwe? Oya. Yewe ngufite gift yanjye ku ruhande. Are you ready for it? Turakavuga. Nusuri kumubwira ibiki? Nyine ngufitiye gift. Kandi nyine wari ugiye kumbaza ikibazo. Nari ngiye kukubaza kuko nakubwira ngo ngufitiye gift urumva ari ibintu bibi. Ibyo ni ibintu byo kumbwira mu kiganiro twateguye reka. Kubera iki se ntabivuga? None se ibibazo turi kubaza. Unoze nyizanye ko ukayifungura yakugwa nabi. Uzwe n'umuntu mbishu ubime mbere y'ikiganiro cyo koyuma nyuma yacyo. Noneho njyewe nifuje kwiguhereza ubu ngubu aka kanya kuri kamera. Okay, wowe washatse kumenya. Gift. Nakoresheje ikesi niko nta anniversaire mfite nagiye gift ni. Nsano utanga Ayo ndise niba utayishaka mbwira njyewe nitayishaka. Nakanga gift but umuvandimwe maye ahubwo kubu. Kare kwizana. Gift se. Mbara ikindi kibazo naza kumubaza mu byo nanditse ibyo we nanditse. Niba yishimye nabi ubuzima bayeho bwishimiye. Mubaza niba ubuzima bayeho bwishimiye. Gift nayizanye unayipata. Ntayo ubikiremo zina tuzajya Umuntu wagira ka nk'ivugiyo sinzi bibereho kubivuga ukuntu yifashe. Kanifatira ifoto. Umuntu ntabwo atanga gift ngo unafate n'agafoto. Nta kibazo ariko bari n'abafatinze twari tubiri muri tuzabifatira. Kwa munga. Neza kaduyishyira yambiroke mbona imeze nk'abarozi. Ariko rubanda n'ibyo gushibanura nkareba n'ibyo ari byo. Bisa neza. Urasa neza.
gift nifuje kukugenera nka sita wawe kandi nta muntu ugaya gift bamuhaye yakatinze narebe none se bino biki uba wumana ndoze wabikuyemo ukaguka kwigirisha ni gift ngo wawe nifuza kukugenera njyewe ibintu mbifate nimba nawe ntazi uko bimeze se uyiteze gift ngo wawe ubundi se areba ikintu gift sinana rimwe mu buzima bwawe mpande ujya ubasira ibice umeze nk'umusazi ubu ngubu umwanya wose umuntu yafashe yicaye ngo ari gukora ikiganiro ni ibingibi uzanye mu by'ubugoryi none se gift wanayizamuye se ese ko wavuze ngo arikiye gufata si gift nyine ko mbona wayigaye mu nagati aya se ni amase ni ibiki urabona se wari ibiki nyine ibi ni ibiki ibi ngibi ubonye bifite agaciro ku buryo ucamo hagati y'ibintu umuntu yari nta muntu ugigaya gift mu muco nyarwanda sinzi impamvu rero wumva ushaka kubigaya gift usuze icyo ari cyo ndakizi nyine urabona watanga gift rero tutazi icyo ari cyo rida utakizi cyangwa ukizi ugomba kuba ukizi iyo niyo gift nifuje kukugenera ese ko ugiye kuyibika ese ko uyibitse utanabanje umuntu ayiterurire wakoze ngaho usubirana gift yawe nisubirane heza wabaze se basubirana yihumuriza naho dore gift ayikuyemo arayigishije bidabibona nta mwanya wo kugerageza ndakugerageza se ngereza kandi uzatana ari yibereye kugerageza abantu w'Imana ese ibintu ni ibiki ese uri kubona ari ibiki wabifunguye ntabwo ufite ibiki ko nabimbaza we ari ibiki ese wanzaniye amase ko mbona wajyana amase wanzaniye amase cyangwa witumye wo gushyiramo hano uranzaniye ngo si gusa kandi igiseke nase uri kubona ari ibintu ntabwo bipfunduye ngo urebe impano nabwo hagiye aba ari n'umuti hagiye aba n'ikindi kintu umuti se bakubwiye ko njye ndwaye umuti w'igifu nibyo se akubwiye ko nshaka umuti w'igifu nuko mbizi ko kirwara cyakwije ndetse nyine nagusabye umuti none se ngubu nibwirije nka sista wawe mukuru none se umuti uba gift ahubwo urenze na gift kuba waguhereza ubuzima kurenza kumva ngo nakuzaniye ngo agakweto ngo agashakoshi ukakambara urwaye nta kibazo nyine gift ngayitesha agaciro igiye kuguhereza ubuzima yego ni kuyibika nanagusobanurira ngo nkubwire uko uzajya uyikoresha iyi ngiyi ukuntu uzajya uyikoresha wowe ubwawe urayigaye yaguhereza ubuzima buzima nakongera gutaka mu mbeho ngo igifu kimereye nabi mbabarira umuntu ashatse kukuvura akubabarire ubuvuzi bwawe nabwanze ngaho usubira nayiguhaye nayitekerejeho umuvandimwe nawe isiga ngaho nabitekerejeho ubu ikiganiro urakishe ikiganiro turi bwongere tugikore nzari muri ubu buryo bwawe siyasitopinze turi bwongere tugikore ikiganiro ndetse mbese ingirakamaro ku buzima bwawe wakora utaye aho se ubuzima bwanjye burakomeye igifu kibe kimeze neza ntariya se ni ibiryo nyine kugira ngo urye se hari ibiryo utabasha kurya kubera igifu nagutekerejeho nka sisita wawe kuko ukuntu ejo bundi imvura yagwaga n'ibiki byose ukavuga ngo imvura yaguye hari imbeho igifu ndavuga ati wayi noti natungura umuvandimwe ngo muhereze ubutumwa bwawe noneho uri bubyishime ukavuga ati wow utekereza ku buzima bwanjye bigeze aho ngaho thank you my beautiful sister wakoze kuma umuti yes kuba umugisha amen kenga thank you ese ko ujugunye umuti ugumana ko ndabona ari wowe ukeneye ahubwo wowe undi ugushakira wo mu mutwe wowe ntabwo ukeneye w'igifu ahubwo ukeneye wo mu mutwe aho byihorera ubuzima nubwo natabaraga sinzi impamvu utanifuje no kubanza ngo urebe ubanza uvuga ati se bawukoresha gute
basi unanakunanire usigaye uroga ndoga hiki imiti n'ubwa mbere uyibonye mu buzima bwawe uvuka hehe imiti iza mu byatsi nyine uyu nguyu mvura w'umwari ikahita ajya akanumvaga ari ibintu uri bwishimire akavuga ati Imana yanjye mfite mukuru wanjye nyine nanjye untekerezaho birenze nuko nitekerezaho none ubitesheje agaciro ni amabyi wampaye byihumurize wumve ndetse wandika gutanga umuti ukanawukubitirwaho igihe wamperewe uziko nakoroheye kugira ngo ndimo ndakina nawe mukubitiweho umuti natanze igihe wamperewe uziko naguhereye kuki kwigira ngo wifure igifu ibi ni ibiki uri kumva nyine urabona ari ibiki wowe ubyitegereje urabona ari ibiki tahire n'ibyo twari turimo by'ibiganiro mbivuyemo genda guhereza umuti ngiye umuti natanzeho amafaranga yanjye uwutware nawe akora umugore ni umusazi ako uko wavuze ngo wasitopinze nkamba ntabwo urimo urafata dufate outro soza ikiganiro ikiganiro kibiki ikiganiro niyo gisoze nyine nose ko tutagisoje twafata ibi bibaro wabishyizemo ibi ngibi babishyiramo aho umanutse ko muhoza n'ukuri ko Imana amaze kuba umusazi none se soza ikiganiro barabafata ese ninde wamubwiye yuko Frank bafata ibintu by'ibigorya ko ari byo bakorera umuntu nese bingiye arabona ari Frank akomeza niba ari amabyi niba ari ibiki ngo ni imiti umuti umeze gutyo umeze nk'uburozi n'ibiki cyangwa ibi ni ibintu byo kuza kukubwira ngo umuntu kuri kamera ibi ni ibiki nawe uri muri iyi seta ngiye none Imana yanjye uziko mwebwe mutuma abantu bagira ngo ngungire umutima mubi ngo mvuga nawe ngo iki n'iki birirwa nabo bantuka banzengereza kugira ngo mugire n'umusazi Imana ikora muri ibyo bintu nawe ko ari wowe uzani kuri kamera ubundi wowe nyine wowe kora intro kora outro nyusoza ndetse ndasoza iki kuntazabishye ubuze wajya kwereka n'ibintu nyine wajya kwereka abantu kaje kukubaza oya kubyo nawe nabifashe mwakoze abakunzi b'Imana cy'isho iki kiganiro cyabasha kugira ngo nawe muzumirwe nanjye n'umunsi n'ababwiye ndabakunda bye ngakura mbabura ariko mfite amatsiko yo kureba ibintu n'ibiki wakwatinda ibivanga ibintu n'ibiki none se ubu ngubu azi ko ndi bumwinginge ngo muhamagare ngo agaruke ngo uzo muzajya ku ubwenge bwo kujya hasi Imana ntabwo yabishye ngo ni imiti y'igifu yaranaga bimeze nk'amazi arangije arantogotesheje ngo bwite amasomo igifu maze yuko ari isomo bona pe murazi ko yamenya ngo reka njye gushaka umuceri mushyira nyari yabona reba nk'isomba n'ubwo Imana bapfushije ubusa ayujana mu mafaranga yiwe y'ubugore bakanya guhiga umuceri utuye cyangwa ntabwo uri gusoma n'imisatsi y'umukara ikiganiro tugisoze ibyo bintu wabisubijeho gute wowe usezera abantu bwa mbere n'ubwanyu wakoze ubana na tirisho nta bintu natuma bisohora ntabwo byakunda ndiko seri dure muri iyo mikino siko wagira ngo n'amazi amaguka ngombe bayi rero nta byabaye ibi ntabwo tuzagarukiza hariya navuze ntabwo bikunda ibyo bikureho kandi bya seri uzi benshi baporodinga rero ibintu utangiye utabanje ngo ubinyereke bana nakoze
mwakoze kwitabira. Tugomba kubikubaho. Kameramani niwe usoje ikiganiro, mwakoze cyane, Imana ikomeze kubarinda, abona ariko kurya